Guhaye ikaze wowe ukurikiranye Intwari RTV1. Uyu munsi nifuje kukugezaho amateka y'imico ndetse n'amoko atangaje bimwe mu biranga Afurika. Imico y'Abanyafurika igaragarira mu moko atangaje ndetse n'imigenzo yabo, aho uzasanga ari ikintu gikomeye cyane ndetse cyagutse umuntu atovuga mu minota mike cyane. Guhaye ikaze rero ku Intwari RTV1 kugira ngo ubashe guhabwa menshi mu makuru wenda y'ibyo wari uzi buke cyangwa se utaruzi rwose ku moko atangaje abarirwa muri Afurika. Afurika ni kontina nini cyane ya kabiri mu isi hose. Iyi Afurika yakolonijwe imyaka 300, ariko kugeza n'uyu munsi ni imwe muri kontina zikiza cyane kandi zifite ibintu bitangaje muri yo. Afurika ifite ibihugu byigenga birenga 50, kandi Afurika pourcentage 16 z'umubare w'abatuye isi babarirwa muri Afurika. Ni ukuvuga ngo miliyari 1.2 by'abantu ku isi babarirwa muri Afurika. Afurika yose mu bihugu bikabakaba 54 harimo amoko 3,000. Uyu munsi turi buganire ku moko atarenza 6 yonyine yo muri Afurika, ariko kandi ayo moko wumve ko ari amoko afite ibigwi ndetse afite ibintu byinshi bitangaje mu migenzo yabo ndetse n'imico yabo bitangaza isi y'uyu munsi, ndetse benshi batibwiraga ko byaba bigishoboka. Turaganira ku Bamasai babarizwa muri Kenya ndetse na Tanzania, tuvuge ku Bahimba bagaragara mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Namibia, tuvuge ku Bazulu baba muri Afurika y'Epfo, tuvuge ku Bushman cyangwa se abo bita ba Khoisan bo muri Afurika y'Epfo, tuvuge ku bita Bandebele bo muri Afurika y'Epfo, tuvuge ku Basamburu bo muri Kenya. Mbibutse ko amoko menshi atangaje yo muri Afurika atabarirwa muri aba ngaba gusa cyangwa se muri ibihugu tuvuze. Hari n'andi menshi tuzababwiraho abarizwa no mu bindi bihugu. Abamasai bo muri Kenya no muri Tanzania. Abamasai bo muri Kenya no muri Tanzania ni abaturage babarirwa mu 840. Ngaba bakaba babarirwa mu bibaya byo muri Afurika y'Uburasirazuba, by'umwihariko muri Kenya ndetse na Tanzania. Abamasai bazwiho kuba ari abarwanyi barwanisha intwaro gakondo, ndetse kandi akaba ari abantu b'aborozi boroye imyaka 100 itambutse, kandi bakaba bazwi muri Afurika y'Uburasirazuba. Uwitwa Masinta, uyu nguyu ni Umumasai wa mbere wahawe impano y'ubushyo bw'inka, ayihawe na Ngai. Uyu Ngai bivugwa ko ari imana y'ikirere. Bivugwa ko Ngai yabamanuriye inka zabo akoresheje uruhu rw'inka n'ubundi kuva mu kirere kugeza hano hasi. Bivugwa kandi ko amaze kubahereza ubu bushyo bw'inka, inka zabaye itungo ry'agaciro cyane mu bwoko bw'Abamasai. Nta kindi kintu Abamasai babona ko gifite agaciro keretse wenda abana babo. Umumasai bivugwa ko yageze ku bikomeye. Ni Umumasai ufite inka nyinshi ndetse kandi akagira n'abana benshi. Uwo nguwo mu bwoko bw'Abamasai abasha kugira icubahiro ndetse n'ikuzo muri bene wabo. Uturere twinshi tudatuwe n'abantu benshi, ibyo bita amasavane mu Gifaransa, tuzwi nka parike ya Ngorongoro, parike ya Ngorongoro, Amboseli, Serengeti ndetse na Masai Mara ndetse na Tsavo. Aha hose ni ahantu Abamasai bagiye bazerera inshuro nyinshi, bimuka barara hano gaca bakarara ahandi, bagenda baragira amatungo yabo. Aha ngaha niho bakunze kuragirira inka zabo. Ku mpamvu z'isi ya none yateje imbere, aho usanga abantu bagenda batuzwa mu midugudu ndetse n'izindi gahunda za leta zitandukanye, bagenda bafata abantu bakabatuza uko bifuza. Abamasai barwaniye uburenganzira bwabo. Niyo mpamvu akenshi uzasanga Abamasai benshi bagenda batambuka ku mihanda baragiye inka nyinshi cyane. Mu mbyino gakondo z'Abamasai zizwi, hari izamenyekanye cyane
aho usanga akenshi babyina basimbuka amajyaruguru. Ikindi kandi ugasanga mu mico yabo ibizwiho ni ibishora byabo cyangwa se impande zabo zifite amabara agiye avangavangamo n'imituku, bizwiho nk'ibimasayi cyane cyane ku batuye muri Kenya. Ikindi kandi gitangaje mu mico yabo bazwiho cyane, usanga ari abantu banywa amaraso. Umuhango w'ibyino yitwa Adamu. Iyi mbyino yo gusimbuka amajyaruguru ni imbyino akenshi bakunze kubyina mu gihe umusore w'umumasayi yabasha kuva mu bugaragu akabasha kurongora cyangwa se yabonye umugore we. Iyi mbyino cyane bakunze kuyikoresha, aho uzasanga abasore benshi bandi bagaragara ko bashobora kubyina ari babasha gushyira imbere, abandi bakabazenguruka bagakora cercle cyangwa se ikizinguruko. Ikindi kandi bivugwa ko izi mbyino bazikora iyo bagaragaza ubuhanga bwabo bafite. Iyi niyo graduation yabo babasha gukora. Ikindi kandi bivugwa ko umusore w'umumasayi wabasha gusimbuka amajyaruguru agasimbuka gusumbya abandi, uyu nguyu ngo niwe ubasha kubona umugeni mwiza. Iyi myenda y'impande abamasayi bambara izwi cyane ku izina rya shuka, igiye ivangavangamo amarangi y'imituku, ifatwa nk'imyenda y'agaciro. Kandi aya marangi y'imituku ni amarangi akomeye cyane mu bwoko bw'abamasayi, ashushanya ikimenyetso cy'amaraso. Buri mumasayi wese ahava akaje agomba kuba afite aya mahuzu yabo bita za shuka. Ikindi kandi aya mahuzu abafasha ikintu gikomeye ku nyamaswa z'inkazi zo mu gasozi ndetse no mu mashyamba. Amarangi y'ikirepe cyangwa se umuhondo ni irangi rigaragaza ubugwaneza bwo kwakira abantu, umutima mwiza ndetse no kurema ubushuti. Mu gihe irangi rya bleu cyangwa se ubururu rigaragaza uburyo ikirere gitanga imvura, amasho yabo akabasha kubona ubwatsi arisha. Ikindi kandi amarangi yabo y'ikirepe agaragaza kwaguka ndetse n'uburumbuke. Ibi byose rero tubashe kuvuga, ndetse n'aya mahuzu yabo bambara atakunze kugaragarwamo n'andi moko. Ibi nibyo bibasha kugira abamasayi ubwoko bwihariye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu gihe kandi mu burengerazuba bw'isi amacandwe ari ikintu cyihariye ndetse ku muntu ku giti cye, abamasayi bo amacandwe bayafata nk'ikintu cyiza babasha gusangira, aho uzasanga abasaza bakunda kuramukanya ukuboko ku kundi. Ikindi kandi bakabasha guciranaho, ugasanga rero iyo babasha kuramukanya mu biganza bagacirana ndetse mu biganza mu rwego rwo kuvuma imivumo ibagendaho. Ikindi kandi umwana w'umumasayi iyo avutse abasaza baramufata bakamucira mu mutwe. Ibi ngibi ni ikimenyetso gikomeye cyane gikorwa mu bamasayi. Ikindi kandi bakanywa amaraso. Aya maraso ni ikintu banywa kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kugenda neza. Bibutse kandi ko nubwo abamasayi bakunze kunywa amaraso y'inka ndetse n'amata, kurya inyama kuri bo ni ikintu kitemewe. Kurya inyama z'inka ni ikintu gishobora kuba mu bwoko bw'abamasayi ku mpamvu ikomeye cyane. Reka twongere kandi tubabwire ubwoko bwitwa abahimba. Aba ngaba batuye mu gace k'amajyaruguru y'uburengerazuba bwa Namibia. Ni abaturage bangana n'ibihumbi 50. Akarere kitwa Kunene ko mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Namibia ni ubuturo bw'ubu bwoko bw'abantu bitwa abahimba. Aba ngaba ni abantu babeshejweho n'ubuhizi ndetse kandi bakaba abantu baragira inka. Mu yandi magambo ni aborozi. Aba bahimba bakaba bafite inkomoko mu bantu bitwa abaherero bagiye bava mu majyepfo ya Namibia bazamuka mu majyaruguru. Ubuzima bw'abahimba
bwubakiye ku kintu bita umuriro wera, mu rurimi rwabo witwa okuruwo. Okuruwo ni umwotsi uzamuka mu kirere. Bizera ko uyu mwotsi ugenda ukabahuza n'abakurambere babo bari mu kirere, kandi abo bakurambere babo rero iyo uyu mwotsi ubashije kubageraho biborohera kuvugana n'Imana yabo yitwa Mukuru. Uyu muriro wera baza bawukomereza cyangwa se bawucanira mu muhana hagati. Iyo uyu mwotsi utangiye kuzamuka bivugwa ko umuhana wabo ari nta muntu n'umwe wemerewe kuzamuka ngo ave mu muhana cyangwa se ngo usohoke atarabukira ahandi. Ikindi kandi bivugwa ko buri munyamuryango wese agomba kwicara mu rugo rwe kugeza umwanya uriya mwotsi urangiye, igikorwa cyo gusenga Imana yabo kikaba kirarangiye. Bivugwa kandi ko buri famiye baba bafite umuntu ugomba kurebera abandi gahunda z'umwotsi uburyo uri kugenda, ku buryo ari nta n'umwe ushobora gusohoka muri iyo nzu keretse uwo muntu ubishinzwe muri iyo famiye ababwiye uko bigomba kugenda. Ubu bwoko bw'Abahimba bo muri Namibia ni abantu badakunze kuba ahantu hamwe, bagenda babunga bimuka umunsi ku wundi. Bivugwa ko bagenda bashakisha amazi kubera ko akarere batuyemo ni akarere kenda kuba ubutayu. Rero aho babonye amazi bacukuye urwobo runini cyane bakabona amazi, aho ngaho niho baja gutura ku mpamvu z'amasho yabo, inka ndetse n'ihene. Ikindi kandi gitangaje mu bwoko bw'Abahimba, uzasanga abagore babo aribo bakora akazi gakomeye nko kuvomera inka zabo amazi ndetse no gukama. Ikindi kandi ugasanga nibo bagenda bubaka amazu aho bimukiye hose, ndetse n'akazi ko kurera abana babo nibo bagakora, mu gihe uzasanga abagabo babo bo bararagira gusa ndetse bagakora n'ibikorwa bya politike. Iri tandukaniro riri hagati y'abagabo n'abagore uzasanga kenshi ndetse no ku bijyanye no koga, abagore ntibabasha gukoresha amazi iyo boga, ahubwo usanga amazi yoga abagabo bonyine gusa, mu gihe abagore bo, mu gihe uzasanga abagore bo atari ko bimeze. Nta mugore w'umuhimba wemerewe koga amazi, ahubwo iyo bashaka koga bakoresha umwotsi. Uyu mwotsi ni umwotsi uva mu byatsi batwitse. Uyu mwotsi ukazamuka bakawunamaho, ukazamuka ku mubiri wabo, ukabasha gutuma imibiri yabo inoga ndetse kandi ikanoroha. Ubwo nibwo buryo bwiza abagore babo bakoreshamo amasuku. Ikindi kandi mu bwoko bw'Abahimba, mu mico yabo bivugwa ko umwana ari uw'imiryango yombi. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa se ndetse no ku ruhande rwa nyina, aho uzasanga iyo umwana avutse akurira kwa se cyo kimwe n'umukobwa. Ariko kandi byagera mu gihe cyo kuraga umwana, ugasanga umwana afata umurage awukuye kwa se ndetse no kwa nyina. Ibi ngibi ndetse akenshi ugasanga ni ikintu cyiza gifasha abasore ndetse n'inkumi bo mu Bahimba, kubera impamvu z'ubuzima bugoye bwaho. Iyo abonye umurage uvuye kwa se ndetse na nyina, bikabafasha kubasha kubaho mu buzima bwabo bugoye bwa buri munsi. Ikindi kintu kandi gitangaje ndetse kandi cyihariye ku bwoko bw'Abahimba, uzasanga ari imitako yabo. Uzasanga hari ubufu babasha kuvungagura mu mabuye, ubwo bufu bukabasha kumera nka pudre. Iyo babasha kubuhondahonda neza bikabasha kuba ubufu, barabifata kandi bakabivangavanga n'amavuta. Iyo babasha kubivangavanga neza n'amavuta, babasha kubisiga imibiri yabo ndetse n'imisatsi yabo, by'umwihariko ku bagore ndetse n'abakobwa bakuze. Ubu bwoko bw'imisatsi yabo cyane cyane ku bagore bigenda bigaragaza imyaka umukobwa cyangwa se umumama w'umuhimba agezemo ndetse n'uburyo ahagaze, niba ari umugore wubatse cyangwa se ari umukobwa gusa. Ubu bufu bw'umutuku busigwa igitsina gore c'Abahimba bita mu izina ryabo otije. Iyo bamaze kubuvangavanga n'amavuta bakabusiga imibiri yabo, babikoresha mu rwego rwo kurinda ubukana bw'izuba ribageraho ndetse n'udusimba duto duto nk'imibu ndetse n'ibindi bibasha kubarya. Ikindi kandi
ubu bufu bw'umutuku buvanze n'amavuta bibasha kubafasha kugira ngo imibiri yabo ikomeze yorohe, itohe, ndetse ni nabwo bwiza bwabo. Ku mpamvu z'ubu bufu bw'umutuku buvanze n'amavuta baje bisiga bakabasha kuba imituku, ni ukuvuga ngo ubwoko bw'abahimba muri Namibia bakunze kubwita abantu b'umutuku bo muri Afurika. Abazulu bo muri Afurika y'Epfo, abangaba ni abaturage babarirwa mu miliyoni 10 ndetse na 13 y'abantu. Abazulu kandi ni ubwoko bunini muri Afurika y'Epfo, bubarirwamo abaturage benshi ugereranyije n'andi moko muri Afurika y'Epfo. Ababantu ni abantu bafite inkomoko muri Afurika y'Uburasirazuba, bagiye muri Afurika y'Epfo mu bihe bya kera cyane muri movement yiswe Great Bantu Migration. Ni ukuvuga ngo ni ibunga ry'ababantu bakoze ari umubare munini cyane w'abantu bava muri Afurika y'Uburasirazuba berekereza muri Afurika y'Amajyepfo. Ubwoko bw'Abazulu bwabasha kuzamuka ndetse bugira imbaraga mu kinyejana cya 19 igihe cy'umwami wabo witwaga Shaka. Ni ukuvuga ngo igihe umwami Shaka Zulu yari ayoboye ubwoko bw'Abazulu ndetse n'ubwami bwabo, ubwami bwabo bwabasha kwaguka cyane ndetse babasha kwandika amateka akomeye muri Afurika y'Epfo. Ico gihe Abazulu babasha kuremamo abantu iterabwoba riteye ubwoba ndetse kugezana n'uyu munsi ribasha kugaragara. Ubwoko bw'Abazulu mu gihe cya none ni abantu bakomeye cyane ndetse bateye imbere, ariko nyamara imyambarire yabo ndetse n'imyambaro yabo ya gakondo bayibika ahantu kuzageza igihe habaho impamvu runaka bakabasha kuyambara bose. Abazulu ni abantu bashora imbaraga zabo mu mbaraga zabo za gakondo ndetse n'amateka yabo, aho usanga bavugana n'abakurambere babo cyane bakabasha kubishoramo imbaraga. Abazulu hari ikintu kandi cyiza bavugwaho, bivugwa ko ari abantu babasha kwakira abantu neza ndetse babakirana urugwiro cyane. Aho ngaho niho hakomotse ijambo ribakomokamo ryitwa Ubuntu. Ubuntu ni ijambo risobanura ngo turi abantu, apana ko turi abanyamubiri, ahubwo ni ubumuntu buturimo buduhesha kubana n'abandi bantu neza ndetse tukabasha kugirana imibanire myiza nabo. Abazulu kandi n'ubwoko buzwiho kuba ari abantu bazi gusona, kudoda, ndetse ari n'abanyabugeni cyane, bazi gukora ibintu biva mu mabumba ndetse n'utundi tuntu bakora twiza cyane, bakora utuntu tw'amasaro tw'imitako. Utu dusaro twabo dukorwa mu mabara menshi atandukanye mu buryo bw'imirimbo kandi bwiza cyane. Kandi ikindi, aya mabara ndetse n'imirongo yabo biba bigenda bifite ubusiguro bukomeye cyane. Uzasanga agasaro gafite ishusho ya triangle gasobanura ibintu bikomeye cyane bigaragaza abakobwa, mu gihe triangle icuritse ari igisiguro gisobanura abahungu. Ikindi kandi ugasanga bakoze agasaro bakagaha design ya triangle zibiri zirebana zihuye. Aho ngaho uzasanga kenshi ababyambara bisobanura ko ari umuntu wubatse urugo, ufite umugore cyangwa se ufite umugabo. Ubwoko bw'Abazulu ni ubwoko bwikunda, bwiyemera ndetse cyane. Ubwoko kandi bufite imihana yabo izwi cyane nk'imihana yitwa Shakaland, aho bitwa KwaZulu Natal. Muri iyo mihana kandi uzasanga ari abantu bagifite imico y'Abazulu ya kera cyane. Aha ngaha kandi uzasanga bakora imigenzo ijyanye n'uko imico yabo yemera. Uzasanga imyambarire yabo ndetse n'imibyinire yabo ndetse n'ibikorwa byabo by'ubugeni bakora, haba amasaro ndetse n'amabumba.
Ibi ngibi kenshi uzasanga mu mihana yabo ari byo bibasha kuharangwa. Ubwoko bw'aba Bushman cyangwa se abasan cyangwa se abakoisan, abangaba kandi babarizwa muri Afurika y'Epfo. Ni ubwoko bufite abaturage bangana n'ibihumbi 8. Ubwoko bufite abaturage bangana n'ibihumbi 80 muri Afurika y'Epfo, muri Botswana ndetse no muri Namibia. Ubwoko kandi buzwiho kuba aribo babaye muri Afurika y'Epfo ba mbere mu yandi moko yose. Abangaba kandi ni abantu babayeho ubuzima bw'abanomade, batabasha gutura ahantu hamwe, ahubwo uko bwije n'uko bukeye bagenda bimuka. Ikindi kandi bizwiho kandi kuba bashora imbaraga zabo mu myuka y'abakurambere ndetse n'imana z'abasekuruza wabo. Ikindi kandi kibabaje ni uko uzasanga ubu bwoko bw'abasani cyangwa se koisani muri Afurika y'Epfo ari abantu bagize umubare muke w'abaturage batuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ku mpamvu z'ubukeho bwabo rero, ni abantu bahura n'akarengane gakomeye, bakoreshwa imirimo y'agahato ndetse kenshi babasha kwirukanwa ubutaka bwabo. Mu mico yabo abasani ni abantu bahoze ari abantu b'abahizi, bagenda bahiga hirya no hino mu misozi, bakagenda batega imitego henshi hatandukanye babasha kubona imihigo yabo. Ubu nibwo buzima bari babayeho muri Afurika y'Epfo. Ariko ku mpamvu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere ndetse no creating amaparks no gufata imisozi myinshi bakayigira amareserves cyangwa se amaparike, byabaye ngombwa ko aba Bushmen cyangwa se abasani babafata bakabatuza mu mihana mito ishoboka cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Kuri uyu munsi wa none rero bakaba baratujwe ahantu bita Makgadikgadi Pan. Ahangaha ni ushobora gusanga ubwoko bwa Bushman. Aba Bushman muri Afurika y'Epfo bari abantu b'abanyabwenge bukomeye cyane mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho wasangaga ari abantu bari bazi guconga amabuye. Abasani kandi baranzwe no kwambara amahuzu akozwe mu mpu. Ikindi kandi ni abantu bakoreshaga ya powder twavuze y'abantu bo muri Namibia b'Abahimba. Ni abantu kandi banywaga amaraso ndetse bakarya amagi. Ubu nibwo buzima bwaranze ubwoko bw'abasani muri Afurika y'Epfo. Ikindi kandi mu myaka yashize bizeraga ko ibintu bijanye no gucora ndetse kandi bagenda bacora mu bitare ndetse no mu buvumo bw'imisozi miremire iyo bita Drakensberg Mountains yo muri Afurika y'Epfo. Ni ubuzima bwabo bwa buri munsi bagendagaho bageze hose, bagenda bacora bandika amateka ku mabuye ndetse no mu buvumo bwo mu misozi miremire ya Afurika y'Epfo. Ubu buvumo akenshi uzasanga ari ahantu habaga inyamaswa z'inkazi z'impyisi n'udusheri ndetse kandi n'ahantu hagiye harangwa n'inzovu. Ariko kandi ikintu kibabaje nuko muri aka karere ari nta nzovu ushobora kuhasanga, ari ikintu cabaye amateka. Ikindi kandi kivugwa kuri ubu bwoko bw'abasani cyangwa se Bushmen nuko ahantu hose habaga hari ubuvumo kuri bo hari ahantu habaga hubashwe ndetse hera, ariho babashaga gukorera imihango yabo ndetse n'imana zabo z'abakurambere babo, imikino yabo ndetse n'imbyino zabo iyo bita healing dance. Ni imikino ndetse n'imbyino byubahwaga mu bwoko bw'aba Bushman. Ikindi kandi bizeraga cyane ko imikino ari kimwe mu bintu bibafasha kubana mu buryo bwiza ndetse n'ubwoko bwose bw'aba Bushmen aho baba batuye hose. Ikindi kandi cyarangaga ubu bwoko bw'aba Bushman nuko wasangaga bafite imbyino zabo zifite ritime yihariye
ndetse bagenda bakoma amashyi baririmba. Ugasanga abo bita abakiza babo ndetse n'abasaza bakuru muri bo bagenda baririmba hagati yabo bazenguruka umuriro. Ibi ngibi babikoraga mu mihango yabo, ndetse kandi bakabasha kwica inyamaswa bakabaga inyama zabo bakazirya. Izi mbyino ndetse n'izi ndirimbo baririmbaga bakoma amashyi babikora mu buryo bufite ritime nziza cyane. Ni ibintu bizeraga ko bishobora gukora ibintu bikomeye, aho wasangaga igihe cyose baririmba basimbuka ndetse babyina indwara zakiraga muri bo, ndetse kandi bakizera ko ari uburyo bwiza bubahuza n'Imana zabo. Ikindi kandi iyo babikoraga byabakizaga ikintu bita uburakari ndetse n'umujinya n'amashari mu bwoko bwabo. Bibutse ko kandi kubera impamvu zitotezwa n'ubukehwa muri Afurika y'Epfo basigaye kandi ari bake cyane, ndetse ababasha gusigasigira uyu muco w'ababushman ari bake cyane, ariko kandi bigenda bigaragara mu midugudu yabo muri Afurika y'Epfo, aho uzasanga bafite ibitare binini bagiye bacongaconga ndetse bakabyandikaho inyandiko zabo. Ikindi kandi ugasanga imisengere yabo ya kera ndetse n'imico yabo ya kera batarigeze bayireka n'amagingaya. Ubwoko bw'Abandebele, aba nabo babarizwa muri Afurika y'Epfo. Ni abaturage bangana na miliyoni ndetse n'igice kimwe cy'abantu muri Afurika y'Epfo. Ubwoko bw'Abandebele kandi ni ubwoko bw'abantu benshi cyane usanga batuye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Afurika y'Epfo, ahantu bita Mpumalanga, Gauteng na Limpopo. Ikindi kandi Abandebele bazwiho kuba ari ababyara b'Abazulu, kubera ko ari abantu bafite amagambo menshi bahuriyeho mu ndimi zabo. Ariko kandi by'umwihariko kuko twagiye tuvuga andi moko yose, n'Abandebele nabo bagiye bafite imyizerere yabo itandukanye n'iyandi moko, ndetse n'imico bazwiho itaba mu yandi moko. Ubwoko bw'Abandebele ikintu gitangaje ku buzima bwabo, bo bizera ko indwara yose aho ivikaje iva ku magambo mabi y'imivumo umuntu aba yatuye ku wundi, aho babyita ko ari imbaraga zavuye hanze zinjiye mu muntu. Umuvuzi wabo wa gakondo, uwo bita Sangoma, uyu nguyu abasha gukora intambara ikomeye cyane kugira ngo iyi myuka yinjiye mu muntu ibashe kumuvamo, aho bakoresha ibyatsi bimwe na bimwe cyangwa se bakoresha kugenda bateratera amagufwa. Mu bwoko kandi bw'Abandebele usanga umugabo wese cyangwa se umugore wese wo mu bwoko bw'Abandebele abasha kuvugana ndetse no gukominikana n'imyuka y'abakurambere babo. Ikindi kandi gukiza indwara kwabo nibyo bigaragaza iterambere ry'umuntu wo muri Ndebele cyangwa se kuba atarateye imbere. Abahungu babo n'abakobwa babo buri ko imyaka ine ishize hari ahantu babajyana ku masomo bakaja kwigishwa imico yabo ndetse n'imigenzo y'ubwoko bwabo bw'Abandebele. Igihe cyose umuhungu w'Umundebele agejeje imyaka 18 baramufata bakamusangisha bagenzi be bose babashe kugeza imyaka 18, bagakora itsinda bita indanga. Ahangaha kenshi iyo bahageze babasha kwita izina itsinda ryabo amazina agera kuri 15. Ikindi kandi byinshi bahakorera babasha kubakeba. Abakobwa b'Abandebele akenshi uzasanga ku myaka yabo y'ubukure hari udusaro babasha kwambara turimo amabara menshi cyane. Akenshi uzasanga utudusaro batwambara ku majosi, ku maboko ndetse no mu nda. Abangaba nabo ku myaka yabo 18 barabafata bakabajana ahantu yitaruye bakamara igihe kinini cyane babigisha uburyo bwiza bwo kuba abagore beza ndetse na ba nyirakuruza w'abana babo.
Iyo bavuye mu mwiherero rero, yaba abahungu n'abakobwa babasha kwambara imitako yabo ikomeye cyane, imwe ikomoka mu ruhu ndetse no mu dusaro. Ugasanga inshuti n'abavandimwe bose babasha guhurira hamwe, bakabasha guserebura ico gikorwa bakoze, bizihiza kuva mu bwana ndetse baja mu bukuru. Ikintu rero gituma ubwoko bw'Abandebele bubasha kuba bwihariyeho kuri ico kintu, uzasanga ari ikintu cerekeranye n'imitako yabo, aho usanga bataka imyambarire yabo, idusaro, ndetse ugasanga n'amamodoka ndetse n'amazu yabo bakabasha kuyataka uko inzu ikoze, cyane cyane ni inzu z'ibyatsi z'imizenguruko. Ugasanga buri nzu uko ikoze bayitatse bakayitakisha amarangi menshi cyane. Ibi ngibi bigenda bibafasha kuba ubwoko bwihariye ndetse ku yandi moko. Ubwoko bw'Abasamburu bo muri Kenya. Abasamburu ni ubwoko bugaragara cyane mu majyaruguru ndetse no mu bice byo hagati mu gihugu cya Kenya. Aba ngaba ni abantu b'aborozi bafite ibibaya binini byitwa Samburu Region. Aha niho babasha kuragirira amatungo yabo. Ni abantu akenshi bakunze kugaragara bafite ibintu byinshi bahuriyeho n'Abamasayi bo muri Kenya. Kandi ikindi ni uko bavuga ko bose bishoboke ko baba baramanutse uruzi rwa Nile babunga bava muri Sudani ndetse berekeza mu gihugu cya Kenya. Abasamburu ni abantu bafite ururimi rwabo rufite ibintu byinshi bikomoka mu rurimi rwitwa Maa. Uru nguru kandi baruhuriyeho n'Abamasayi. Ubwoko bw'Abasamburu mu gihugu cya Kenya ni ubwoko bivugwa ko ari abantu baba ahantu hitaruye cyane mu gihugu cya Kenya. Usanga ari ahantu hari mu butayu ndetse hatabasha kuboneka amazi mu buryo bworoshye. Ni ahantu hari ubuzima bugoye cyane ndetse andi moko atabasha kuba. Abasamburu ni abantu bazwiho kuba ari abantu baragira inka cyane, ariko kandi n'amatungo magufi nk'ihene n'intama nabyo ndetse n'ingamiya babasha kubitunga. Ikindi kandi ku mpamvu z'ahantu batuye kubera ari mu butayu cyane, usanga ari abantu bakunze kuba ahantu none ejo bakaba ahandi, abo bita abanomade. Ikindi kandi uzasanga amakimbirane Abasamburu bagira nabo ubwabo ndetse n'andi moko ari ukubera impamvu zo gushakisha ahantu babasha kuragirira amatungo yabo. Ikindi kandi cyo kimwe n'Abamasayi, Abasamburu babeshejweho n'amata ndetse n'amaraso y'amatungo yabo. Ikintu cerekeranye n'ikiryo ni ikintu gikorwa gake cyane gashoboka ku mpamvu ndetse nabwo zikomeye. Aba kandi bakaba bafite imyambarire yabo igwije amabara cyane, akaba ari cyo kintu kandi nabo bazwiho batandukaniyeho n'andi moko menshi atandukanye. Uzasanga abagabo b'Abasamburu bakunda kwambara amahuzu afite amarangi ya pink ndetse n'umukara. Ikindi kandi bagakunda kwambara amasaro cyangwa se ibikomo ku maboko, ku majosi ndetse no mu maguru. Uzasanga abarwanyi babo cyangwa se abo bita ba morali bakunze kwambara imyambaro nk'iyo twari tuvuze hejuru, ariko kandi bakarangwa n'imisatsi miremire ya madred. Igitandukanye kuri bo ni igihe uzasanga abagore babo bo batabasha gutunga imisatsi miremire, ahubwo buri gihe bakunda kogosha imisatsi yabo. Ikindi kandi bakambara amahuzu abiri, imwe barayikenyera, iyindi kandi bakabasha kuyikenyeza mu gituza. Uruhande rw'abagore uzasanga bambara amahuzu y'ubururu ndetse n'irindi bara ryitwa purple. Ikindi kandi abagore b'Abasamburu uzasanga ari abantu bakunda gusiga imibiri yabo bayisiga ubufu, kuko twakunze kubivuga hejuru, ibisa n'ibyo abahimba bo muri Namibia bakora. Ikindi kandi mu miyoborere y'Abasamburu uzasanga ubuzima bwabo buyobowe n'abagabo bakuru, abasaza. Ni ukuvuga ngo itsinda ry'abasaza bakuru mu bwoko bw'Abasamburu, abo ni nabo bayobora ubwoko bwose. Ni ukuvuga ngo ijambo ryose risaba gufata umwanzuro w'umuyobozi
nta musore ukiri muto ubasha gufata umwanzuro mu bwoko bw'abasamburu keretse abantu bakuru. Isoko y'imbaraga zabo bayikura ku mana yabo iyo bita Nakai. Bivugwa kandi ko aba basamburu b'abakuru babo ariho bakomora imbaraga zabo. Ikindi kandi amategeko n'amabwiriza y'ubwoko bw'abasamburu bivugwa ko abasha kuva ku mana yabo Nakai. Ndagushimiye wowe ubasha kubana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi, ngusaba gukora subscribe, ukomentinga unasharinga, kuko ni byiza ko tumenya ibyo mutekereza ku byo tubaho umunsi ku wundi, ndetse n'amateka mwifuza mwatubwira tukayabacukumburira tukayababwira. Mwagize neza gukurikirana Intwari RTV1. Nakagaruka.